Tubaye ikaze kuri Kigali Nation. Aka ni agasobanuye kagufi ariko gasobanutse. Filime twabayitemo uyu munsi, filime yasohotse mu mwaka ushize wa 2022 yo mu bwoko bwa action crime yitwa Ambulance. Icyarugubwe neza urashira amatsiko. Filime itangira mu ijoro mu mujyi wa Los Angeles. Ubundi bahita batwereka umuvetera mu gisirikare kirwanira mu mazi wanagiye muri Afghanistan, William Sharp, ari kuri telefone. Abari kuvugana n'umudokiteri. Tuza gusanga bafite gahunda yo kujya kwa muganga, ariko ku bitaro bakaba batari kumwakira neza kuko baba bataranashyira umugore we kuri liste y'abazavurwa. Will ari kubwira abakora ku bitaro yuko bagakwiye kwita ku mugore we kuko akeneye ubufasha byihutirwa. Ababwira ko ari umusirikare warwaniye igihugu ndetse agashyira ubuzima bwe mu kangaratete, ko byibuze yagakwiye guhabwa serivisi nk'izo ngiyo yoroshye. Ariko uwo ngo bavuganaga ahita amwemera amubwira ko agiye kwinywera n'agakawa, ahita amukupa. Umugore we Emi wari uri kumva ibyo avugira kuri telefone byose, yese azamubwira ko nta wundi muntu kwinosa cyizera, ariko yizera ko umugabo we yakora ibintu byose, ndetse amubwira ko utagira ubwoba. Will ubu ukeneye amafaranga 231 kugira ngo abashe kubagisha umugore we cancer. Yahise ahamagara umuvandimwe Dani babavukana atari mu maraso, akaba ariko n'umunyabyaha w'igihe kirekire. Bahita batwereka noneho ambulance yakira impuruza y'impanuka ikahita yerekeza impanuka yabereye. Iyi ambulance ibirimo bamwe bashinzwe gutanga ubutabazi bw'ibanze. Umukobwa ubukoramo yabonye ko impanuka ikomeye, abonye umwana w'umukobwa icyuma kiba cyacengeye mu nda, ahita yitabwaho ahabwa ubutabazi bw'ibanze. Ubwo Will ku rundi ruhande batweretse ageze mu igaraje ririmo imodoka zihenze cyane. Iryo garaje bari kurwamo no wa muvandimwe we. Yahise aza amuhereza ikaze ndetse basuzanya bishimye cyane. Ubu ni nabwo Will yahise amubwira yuko akeneye amafaranga kugira ngo avuze umugore we. Dani ahita amusubiza kabizi neza yuko amugeraho ari uko amukeneyeho ubufasha. Ako kanya yahise atangira kumwereka amafoto ya kera bishimye, aribwo nyuma yamubazaga amafaranga ashaka, amubwira ko ashaka 231. Dani yahise amubwira yuko hari uburyo bashobora kubona n'ayarenza ayo ngayo. Dani yahise amusaba yuko yamufasha bagakora ubujura bwa $32,000,000. Will wabanje gusa nk'ubyanga, gusa aza kwemera yuko agiye kubikora abikoreye umugore we. Bakaba bagiye gukora ubujura bifashishije imodoka aba yaribye bakayitera irangi. Bagezemo ndetse bahita berekeza kuri banki nkuru ya Los Angeles. Bagezeyo ndetse ibyo bakoraga byose bigenda neza, ariko umupolisi witwa Zack yaje kwinjira aje kwiteretera umukobwa ukora kuri reception. Aza kubibona ko bose bashimuswe na wa mugabo Dani. Habayeho kurasana hagati y'ababajura ndetse na wa mupolisi umwe ubukorana na Zack wasigaye hanze. Abapolisi benshi bo muri LPD baje kubarasa hafi ya bose, hasigara Will ndetse na Dani. Bahise basubira inyuma baciye mu igaraje, bari kugerageza gutoroka. Habaye mu rwano hagati ya Dani na wa mupolisi, biza kurangira Will arashya wa mupolisi Zack atabishaka, ndetse banamusigaho ngaho ari kuvirirana cyane. Bahise bashaka gutoroka baciye inyuma, ariko basanga ari abapolisi benshi. Ako kanya bahise baza bashimuta ambulance imwe itanga ubutabazi bw'ibanze birimo umukobwa witwa Cam Thompson ubu uri kuvura wa mupolisi bari barashe Zack. Bagerageje gutoroka ndetse bagera hagati mu nzu. Wa mukobwa Cam yashatse gutoroka, ariko aza kugaruka abonye wa undi yavuraga ari kwenda gupfa. Ambulance yaje kubonwa n'abapolisi ndetse batangira kuyirukankaho. Dani yanatangiye gufasha Cam uvura wa mupolisi yenda gupfa, na Dani ubwe ntago abashaka yuko hari umuntu wabipfiramo. Ubundi bahita batwereka Papi na Roberto. Papi ubusanzwe yari inshuti cyane yabo bavandimwe babiri. Papi yahise ahamagarwa na Dani umubwira ko bakurikiwe n'abapolisi benshi, amusaba ko namufasha bagatoroka iyo polisi ari bimuhereze $8,000,000. Bari kugenda bangiza ibiri mu nzira byose. Wa mukobwa Cam yababwiye yuko amaraso y'ubutabazi ari kugenda amushirana. Will ahita yemera gutanga amaraso ya Zack, ariko bamaze kugira ikindi kibazo kuko na FBI bayatangiye kubakurikira. Umupolisi Clark yaje kuhita amenya Dani ndetse afata abapolisi benshi barabakurikira. Wa mukobwa Cam yabujije Dani kurasa wa mupolisi wabakurikiye. Dani yahise akangisha kujugunya wa mukobwa hanze. Ibyo bituma abapolisi babakurikiye basa nk'abasubira inyuma, banamaze kubona yuko harimo n'umupolisi wabo kandi ukiri muzima. Polisi w'inshuti ya Dani witwa Clark yahise ashyirwa kuri icyo kirego, kandi noneho ubu bujura baburi guca kuri televiziyo neza live. Wa mupolisi Clark yaje guhura na Captain Monroe ndetse amubwira ko uri gukora ubwo bujura muzi ari ikihebe cyitwa Dani. Avuga ko hari umuntu umaze igihe kinini akora ibyaha kuva afite imyaka 17,
ariko avuga yuko nubwo abikora atari ikihebe gishobora kwica umuntu, ko abizi neza ko atakica wa mupolisi Zack, ahubwo akaba ashaka kumwifashisha kugira ngo aze kubasha gutoroka polisi. Captain yahise asaba umupolisi Clark kumufasha gufata abo bajura. Ubwo ni nako wa mupolisi ku rundi ruhande yari kugenda aremba, wa mukobwa Cam avuga yuko akeneye kubagwa byihutirwa. Dani yahise amutunga imbunda amubwira yuko bitashoboka ko bahagarara ubu ngubu, ahubwo ako kanya bahise bahamagara inshuti ye bari umuganga w'umudokiteri usanzwe ubaga kugira ngo amusobanurire ibyo ari bukore kugira ngo ari umwibagira. Cam hamwe n'ubufasha bwa Will yabashije gukora ryabagwa neza, nubwo atarabimenyereye ariko yarabikoze. Ariko Will amubwira yuko atagomba kugira ubwoba cyane ko baba badashaka kubabaza abantu. Wa muganga wabafashaga kubabwira uko babaga yaje guhamagarwa na wa mukapiteni amubaza ibijyanye n'ibagwa, amubwira yuko atabonye uko byagenze neza ariko ubabaga gashobora kubuza no kugira ikibazo cy'urupfu. Kapiteni wese ugira umujinya mwinshi none ntabwo yaragishaka kubafata byonyine, ahubwo yashakaga no kubica. Kandi wibuke yuko uyu muganga mu by'ukuri abatabashije kubona ukuntu ibagwa ryarangiye, ko yaje kuza koroherwa, akamubwira yuko umupolisi ashobora no kuhapfira. Kapiteni yahise ategeka yuko bamudahushwa bajya mu nzu zigiye zitandukanye kugira ngo baze kurasa aba basore. Gusa umupolisi Clark ntabwo yarashyigikiye igitekerezo, niyo mpamvu yahise ahamagara wa mukobwa Cam amubwira yuko abapolisi bagiye kwica abo bavandimwe, amubwira ko agomba kunama akihisha. Cam yahise amusaba kudakora iryo kosa kubera ko wa mupolisi Zack bakiri muzima, ndetse anamubwira yuko ibagwa ryagenze neza, ariko banga kumwumva, ndetse kapiteni akahita atanga amabwiriza yo kurasa. Ubu Cam none nta yandi mahitamo bafite usibye kuhita abwira ba basore ko bagiye kubarasa, ndetse bahita banahindura imodoka neza mu gihe batarabarasa. Dani uwo maze guhaga wa mukobwa yashatse kumurasa, ariko biza kurangira Will barwanye kuko ntabwo yaramushyigikiye. Ariko bari muri iyo mirwano wa mukobwa yandikiye wa mupolisi amubwira yuko bari gushwana, ariko wa mupolisi amubwira yuko agomba gushuka umuvandimwe Will akajya ku ruhande rwe, ndetse akabashyiramo n'amakimbirane niba ashaka gusohoka ari muzima. Ndetse wa mukobwa atangira gukuramo amaraso Will nanone kugira ngo amuce intege, ariko aza kumenya yuko ibyo byose Will ari kubikorera umugore we yigira nk'aho ababaye kugira ngo amushyire ku ruhande rwe. Kuko ku rundi ruhande tubona abakozi ba papi bafite ambulance nyinshi zisa na yindi neza bari gutorokeramo, baba bafite umugambi wo kwihinduranya kugira ngo bacanganyikishe abapolisi. Umwe mu bapolisi ba Dani yakiriye telefone avuga yuko bafite n'intwaro zikomeye cyane, ndetse nyuma abavandimwe baje kuza kwiyunga ndetse bumva n'umuziki kugira ngo bagabanye ubwoba. Mu mugezi wa Los Angeles indege zakajugujugu ziri kwirukansa, ari nako Dani ari kuzirasaho. Bahise bajya mu cyerekezo kibi cy'umuhanda aho bateje impanuka nyinshi, ariko baza kubasha kugera kuri ba bakozi ba papi bari babategereje. Basohoka muri ambulance, ndetse Dani asaba Will ko yakigendera kuko afite umuryango mwinshi wo kwitaho, ariko Will arabyanga avuga yuko nawe ari umuvandimwe agomba kumwitaho. Ibyo Dani byaramushimishije cyane. Ubwo wa mukozi wa papi yaramaze guhindura ya ambulance yigize neza icyatsi. Ubwo ku rundi ruhande ambulance nyinshi zisa neza na yindi bari barimo zazirimo zigenda, ariko zijisha abapolisi zose bazihagarika. Ariko na Dani abasha gutoroka yifashishije kwa kujijisha abapolisi. Dani yahise ahamagara Robert amubwira ko babashije kugenda, ndetse ahita anamusaba kuva aho ngaho byihutirwa. Robert wahise utega igisasu muri ambulance ahita anasimbukamo, ndetse igeze aho abapolisi benshi bari bategerereje Robert yahise aturiza cya gisasu. Abantu benshi barahapfira. Robert ari kwirukanka avayo, umupolisi umwe yaramubonye ndetse atangira kumwirukankaho. Abakozi ba papi bahise bohereza indi modoka irimo imbunda nini ya machine gun kugira ngo bafashe Robert abashe gutoroka. Ariko wa mupolisi witwa Mark nawe abafite intego zo kumufata, aza kumufata bakarwana cyane ndetse bikarangira yishe Roberto. Papi amaze kubona yuko umwana we Roberto abipfiriyemo yararakaye cyane, ndetse muri ibi byose na wa mukapiteni yabipfiriyemo. Ku rundi ruhande Will na Dani bageze hamwe neza papi yabasabye kumusigira wa mupolisi Zack ndetse na wa mukobwa. Zack ari wamaze gusa nk'uworoherwa yahise ahereza imbunda wa mukobwa Cam ngo yirinde. Will wanze kubyemera yahise yihuza na Dani barasana cyane n'abakozi ba papi. Muri uko kurasana wa mukobwa atabishaka yarashe Will akoresheje ya mbunda yahawe na Zack. Ubu none bamaze kugira abarwayi babiri muri ambulance, ndetse bahita berekeza ya ambulance ku bitaro. Akimara kubona ya mbunda Dani yararakaye cyane, ndetse ahita avuga ko agomba kwica uno mukobwa Cam nawe akahita yica. Ariko mbere yuko abikora yahise araswa na Will amuturutse inyuma, ari no kwenda gushyiramo umwuka
Dani yasabye imbabazi Will, gusa wa mukobwa Kem n'ibanga rikomeye yabashije guhereza amwe muri ya mafaranga bibye umugore we kugira ngo yivuze. Ku rundi ruhande Zack ari guhatwa ibibazo yavuze yuko yatabawe na Will. Filime yacu uyu munsi naho irangiriye, turabashimiye.